ubu turafite hano mu Rwanda cyatumye nshima ko aya mategeko ya RGB yasohotse nayemeye nkanayakunda. Hano mu Rwanda dufite ubukorone mu madini. Muri ayo mafaranga niba yagiye kuyakorera uko nguko mu cyumweru agakoreramo amafaranga 5,000 agatangamo icya 10 cy'amafaranga 500, muri ayo mafaranga agaturamo buri munsi uko yagiye ku rusengero, hanyuma akagaruka. Yamara kugaruka ukajya kumva ngo habonetse ngo igikorwa umusanzu, ngo mu kwezi ugasanga buri muturage bamukarikiye amafaranga ageze mu 15,000 ngo bagiye kubaka umurimo w'Imana. Ejo ukababona baguze za vewiti, bambaye amakositime meza, ariko wasanga bakristo babandi bashumbye. Kubera guhora mu rusengero cyane, aragenda yagira mu rusengero kumva arasenze ibibazo byamurembeje. Uziko hari igihe umuntu agasenga isengesho ryihungabana, kubera ko umuntu inzara yishe, niyo agenda inzara yaramwishe, arakureba ukagira ngo ari kuguhengereza. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se live, tugane tubigufashemo. Wowe ufite ubukwe ukabukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge, gana Siribi Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 978 Siribi Studio ni igisubizo cyawe. inshuti bakundwa mukomeje gukurikirana Pacifique TV show, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Uyu ni wa mwanya tubagezaho bimwe mu biganiro bya gospel, cyane cyane mu gisate cy'amadini n'amatorero. Uyu mwanya rero twafashe urugendo tujya ahantu hatari hafi ahangaha, ahantu kure, ni mu karere ka Musanze, ni Gakenke, ni Nyabihu, karere ka Nyabihu. Yego. Ahantu bita ni muri Vunga. Ahantu bita muri Vunga muri Shyira. Vunga muri Shyira. Yego. Aha, twafashe urugendo tujya ahantu kumva ko ari ahantu kure cyane uvuye za Musanze, na ahantu harimo akagendo. Muri iyi minsi muzi ko ari ibihe by'imvura bikabije, imbeho ni yose, mbese no gusohoka mu nzu ni ikibazo. Ariko nk'uko mubizi kuko tubakunda, twafashe umwanya turagenda tujya kubashakira umuvugabutumwa, umukozi w'Imana usizwe amavuta, atari muri aba profeti dusanzwe muri iyi minsi. Yego. Ngo bari gufata abantu bakakubita ku mabuye. Kuko rero twasuye umuvugabutumwa witwa yatangira bibwira kugira tuze kubana nawe muri iki kiganiro. Batubwira amazina yawe, aho turuka byanyabyo koko, n'igisate cy'itorero, ubwo ni idini, itorero. Yego. Itorero ryo turabizi ni itorero ry'Imana. Yego. Idini uri ku ruhande. Sa batangira. Murakoze. Amazina yanjye ni Tuyishime Felix. Ndi umusore mbarizwa mu itorero rya ADPR. Yego, mu rugo ni muri Nyabihu mu murenge wa Shyira, ahazwi nko muri Vunga. Murakoze cyane. Ndikora ko nawe akabeho kakumereye. Imbeho ni cyane kandi murabona igihe tugezemo niko bimeze. Yego. Aha, ubundi se tudaciye hirya no hino utuzaniye iki muri rusange? Mbazaniye ijambo rivuga ngo Uwiteka Imana yongere igaruke. Uwiteka Imana yongere igaruke. Yongere igaruke. Niryo jambo nshaka ko tuvugaho, tuvuga no ku rugendo rugoye ruri kunanira abantu Kristo benshi muri uru rugendo. Shingiye ku jambo rivuga ngo Uwiteka Imana yongere igaruke, riri mu gice cya 3 cy'Abacamanza
mu gice cya 13. Iryo jambo niryo nshaka ko tuza kuvugaho mu byo turi buze gushingira byose kuri iki kiganiro. Burya ibintu byose wakora bidafite intego, bidafite imva n'imvano, bidafite umutwe waho bishingiye, Bibiliya nasomye ijambo rirambwira ngo nuko ngo byose mubikore neza ngo kandi mubikore kuri gahunda. Rero ndashaka ko dushingira kuri iryo jambo ry'umugaragu w'Imana Manowa, niryo jambo nshaka ko tuza kuvugaho, rifite umutwe uvuga ngo Uwiteka Imana yongere igaruke. Yongere igaruke. Yego. Bya kuri iyo nsanganyamatsiko kuri iryo jambo reka nze kukubaza ikibazo kimwe. Murakoze. Muri iyi minsi hari isaga cyangwa se hari amakimbirane mu madini, cyane cyane bitewe n'itegeko ryasohotse ejo bundi ryo kongera kwiyandikisha bundi busha mu buryo bijyanye n'insengero. Zimwe mu zo bafunze burundu, izindi zatangiye gukora, ariko nanone nazo bazifatiye ibihano. Wowe urabibona ute nk'umuvugabutumwa utureberera, mbese ubibona ute muri rusange? Birashoboka cyane, kandi turi mu gihugu kigendera ku mategeko n'amabwiriza, kandi ndabyemera. Kandi icyo nge mpamya nashidikanya cyo ibyo bakoze nibyo kandi birumvikana. Ku uyu munsi wa none buracya mu gitondo umuntu akabyuka agashinga icaci cyangwa itorero runaka, ugasanga muri uko gushinga itorero runaka nawe wareba utagiye no mu mwuka uri no mu mubiri, ugasanga uwo muntu we ubwe ku giti cyiwe ibyo akora ukabona bihabanye n'iki n'amategeko. No ku cyo kuvuga ngo kwiyandikisha bagatanga ibisabwa amafaranga, biriya nabyo ndabyemera, kuko ibi ngibi bizafasha Abanyarwanda, bifashe n'igihugu muri rusange, kugira ngo dukore ibintu birimo neza, ku buryo nta gisambo, nta ngegera, abo Bibiliya yita ngo ni ingunzu, bazabyinjiramo. Ibi bintu, uyu murimo w'Imana uragoye kandi cyane ku buryo bushoboka, kuko Bibiliya yaravuze ngo nuko ngo mukenyere amatabaza yanyu yake, ngo kuko mutazi umunsi n'igihe. Bibiliya irongera iratubwira ngo nk'uko utamenya aho amagufa y'uruhinja mu nda y'umubyeyi akurira, ngo ni nako utamenya aho inzira z'Imana zagira zite zaturuka. Impamvu bimeze gutya bikomeye, kuko Paulo yaravuze, arahanura avuga ngo mu minsi y'imperuka ngo hazaza ibihe birusha cyane, ngo ubwo ngo abantu bazaba ari banyamwigendaho bishakira impiya. Ibi ngibi, iri tegeko ryasohotse, ibi biriho bizadufasha kugira ngo n'abakora umurimo w'Imana bawukunze, bawitangiye, bawukore bawukomeyeho kandi bazi icyo bakora. Murakoze cyane. Ariko ubwo nkurikije ku gisate cyawe, ariko nanjye muri rusange hari ibintu nabonaga ari akavuyo. Birashoboka cyane ari akavuyo. Urugero rwa hafi, urabyuka mu gitondo usange umuntu yashinje icaci. Simbihakana, sinabigwanya, ni ugukorera Imana, ariko byose tubikore neza kandi kuri gahunda. Ubu turafite hano mu Rwanda, cyatumye nshima ko aya mategeko ya RGB yasohotse, nayemeye nkanayakunda. Hano mu Rwanda dufite ubukorone mu madini, ndanashima ko haje amacaci menshi, ariko bamwe icyatumye hazamo amacaci menshi hakazamo n'ubuyobe. Abantu ubu basigaye bakora imirimo, abantu bakabakomera amashyi bazi ngo imirimo yabo yagize ute, yashimwe n'Uwiteka, kandi nta gushimwa n'Uwiteka. Kandi ikindi gikurikiyeho, urabona hano mu Rwanda impamvu mubwira ko dufite ubukoroni mu madini, umuntu arifata agashinga icaci mu gitondo, ugasanga abantu guhera kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu kugeza ku cyumweru, mu minsi 7 abakristo bari mu rusengero barimo gusenga nta gukora. Ugasanga ikindi cya kabiri, niba abakristo bagiye gukora, baratanga icyacumi, batanga amaturo, batange n'imwe mu misanzu isabwa itorero kugira ngo ryubakwe. Ibyo simbigwanya, ariko ndibaza ngo niba umuturage abyuka mu gitondo, tujye tubwizanya ukuri, turi abagenzi bajya mu gihugu cyo mu ijuru, akabyuka mu gitondo akajya mu rusengero, yagera mu rusengero agahera kuwa mbere, kuwa kabiri, icyumweru akakirangiza ari mu rusengero. Nawe bikurura ubyumve, ni gute uwo muturage azihangira umurimo, akabona icyo akora, akarihira abana biwe amashuri, nawe ubwe akihaza, akitunga. Kandi Bibiliya iravuga ngo niba ubuze ubwenge ndagira gute, ndakureka. Kandi aho mu rusengero bajya buri munsi, niko batura buri munsi baratura. Ikintu cyaje kumbabaza gituma nshima n'iri tegeko ryasohotse, urifata ugasanga umuturage utura buri munsi usenga, nawe ubitekerezaho, uri umukozi w'Imana, kuko nawe wakinjira muri ibintu udakorera Imana. Usange leta
igiye kumufata ngo ntabwo umuturage yishuye mitiweli kandi yirirwa mu rusengero arimo gusenga. Ni gute warenganya leta ukavuga ngo ishizeho aya mategeko n'amabwiriza? Urumva we wayigaya? Wapi ntabwo wayiga. Ariko njye nigiye nk'akantu nagiye nenga muri iyi minsi, umuntu araza agashinga iryo dini runaka, ejo bundi akagura imodoka se, ngaho protokole mu rusengero rwe zise ziba bodyguard. Okay, cyane. Umupasiteri aya ntabwo bakita abapasiteri, ni abaprofete. Ni abaprofete ba bishop. Ugasanga ejo afite bodyguard. Ego. Ukajya kwati bya bintu byabajya bavuga bafite indimi batajya bahindura. Ego. Bodyguard hariya bamufatira umuntu bamuzana bamuzana. Ese biriya nk'umukozi w'Imana biriya bintu birakwiye? Biriya bintu ntago mbyemera. Simbyemera. None se kadufate urugero kuri Petero. Petero akiza abagwayi, hari uwigeze afata ngo yiture hasi? Ni ibicucucucu byabo ntibatambukaga bikabakoroho bagakira? Batabita bose barebeka barabagiye bazugwa kubw'imirimo. Hari uwo mwigeze mwumva bakubita hasi? Nakubwiye ngo dufite ubukoroni mu madini, kamvuge no kw'icyo kintu ukomojeho. Ni gute twibaza hano mu Rwanda, hano mu gihugu cyacu mu Rwanda, wenda hanze sindabibona, nge nakunze kuyibona hano mu Rwanda nabwo mu macaci, nabwo ugasanga muri metero harimo icaci, yindi ni icaci, ugasanga ni ba profete barimo rafata umuntu agahumura akamukubita akagwa hasi, umuntu agasamba bakaza bakazirika ngo bari mu murimo w'Imana. Ese biriya bintu byumvikana bite? Ese urundi rugero rumwe, impamvu nge mvuga ko bari abantu ari inyungu bari kwishakira, no mpamvu nshima na leta y'u Rwanda yaje gufata iki cyemezo. Ni gute umuntu azagenda mu modoka ashinga icaci ntabyo yari afite, ariko wasanga ibyo byose nubwo abifite abaturage biwe, abo bakristo biwe, abo bayoboke biwe, ubuse turabita abayoboke, katubita abanyamuryango, abo banyamuryango biwe ugasanga bo ubwabo n'abakene, ntibihagije mu byo bafite. Ni gute wabona ko uwo muntu atari kwishakira inyungu? Noneho ugasanga ahubwo bamwe mu birirwa basengeriwe amwe n'inkweto yo kwambara ni ikibazo cyatari icyo kurya reka, ariko birirwa bakora ku mavuta y'umushumba. Ku mavuta y'umushumba birirwa mu rusengero kandi ntibasiba no gutura. Kandi wanabarebaho n'izo nyungu. Okay, ni umurimo w'Imana, birumvikana, reka tubifate n'umurimo w'Imana. Ugasanga n'izo nyungu bari gutura buri munsi muri bo ubwabo barakinye, nibo batindi bo kuba baregwa. Ariko hari n'akandi kantu leta yakuyeho numva birabera ni sawa. Ugasanga ngo hari igiseke cyangwa se ikibo kimaze nk'imyaka 3 mu rusengero baturira igikorwa runaka. Kandi icyo gikorwa kitigeze kinagaragara, nta kitarigeze kubaho. Igikorwa cyatangiye ryari? Ukumva buri munsi ukibaza buri cyumweru ngo tugiye gutanga aya mafaranga ngo habonetse iki gikorwa iki n'iki cyo gukora iki ngiki. Wanasuzuma, wagenzura, wacekinga, ugasanga icyo gikorwa nta nubwo kigeze kinabaho. Icyo ikiri tegeko rizadufasha kugira ngo ibintu byacu byose bigende ku murongo. Niba uri umukozi w'Imana, genda ahagaragara, uvugira ahagaragara, twibaze tuvuge ngo mbese muri uru rugendo tuvugira ahagaragara. Ni ibihe birushya, birumvikana. Niba biguye bikagora abagenzi, umugenzi wa nyawe, umukristo wa nyawe ntabwo azigera acika imbaraga. Sawa, urakoze cyane kuba tuganiriza kuri iryo jambo. Ariko nyenge ijambo ngira ngo tuganireho, muri iki gihe abantu turarushye, abantu bararushye, abantu bafite ibibazo. Ego. Dushaka ijambo riduhumuriza, ridusubizamo intege nyine. Ego. Hari imitima ikomeretse. Ego. Ni irihe jambo se cyangwa se n'ubuhe butumwa bagenera abantu bafite imitima itentebutse, basi ukabasubizamo ibyiringiro ko ejo hazaza bazashobora kubaho neza, ko igiti cyatemwe niko mujya muva muri Bibiliya ngo igiti cyatemwe haracyari ibyiringiro. Umugaragu w'Imana yubu niwe wavuze ngo haracyari ibyiringiro, ngo nubwo igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka. Yabivuze asubiza Biludadi na Zofari na Elifazi, umwe yari umunamatu undi ari umutemani, ubwo bamubwiraga ngo ibyago byamugezeho, ngo ni ibyaha yakoze. Arangije aravuga ngo nibwo yabwiye Uwiteka avuga ngo nzi yuko ushobora byose, ngo kandi ngo nta kibasha kugira ute kurogoya imigambi yawe. Ndashaka
kuvuga ko uyu munsi wa none ari na mboneraho no kubwira abakristo cyangwa abantu bahamagariwe gukora uyu murimo uragoye. Ushobora kwibaza, warahanuriwe birumvikana, ariko ndashima nta n'umuntu utakunda ngo akunde umuhanuzi, nta muntu utakunda ngo akunde umuhanuzi wahuye n'umuhanuzi wa nyawe w'ukuri, wa wundi w'ukuri apana urimo kubipapira. Impamvu abantu bananiwe muri uru rugendo, umuntu arasenga, nabo bakuyobeye witwa ngo ni abatambyi bagutambira, wareba ugasanga nta gakiza n'aka na gatoya bagize ute bafite, ukibaza ngo nzabamenyera ku mbuto zabo. Ukibaza umuntu uri kukubwira ngo ukubereye imbere, wareba wasuzuma ku mirimo yiwe ku bwe ruhande, ugasanga we yishakira indamu z'iki ziwe, muzana amafaranga bakabika mu biseke byabo, ugasanga no mu ngo rusengero ari nabwo. Niba Bibiliya itubwira ngo imirimo y'amaboko, ngo tuzatungwa n'imirimo y'iki y'amaboko yacu, twakoze twajyanye ku rusengero birumvikana. Ni gute? Ese ndibaza niba twe dukorera umugisha ku bashumba, tugakorera umugisha ku bashumba, umugisha bawukorera kuri bande? Niyo mpamvu nkubwira ngo dufite mu Rwanda ubukoroni mu madini. Ukibaza urugero rwa hafi, ugasanga umukristo aratura buri munsi, atura amafaranga, atanga ifaranga ziwe buri munsi icya 10 n'amaturo. Ariko wajya kwibaza ugasanga wa mukristo ubyuka ari kujya guhingira amafaranga 1000, agatanga icya 10 cy'ijana, kadufatiraho hafi, agatanga iby'umutima ukunze, agatanga n'igishimwe. Fata muri ayo mafaranga, niba yagiye kuyakorera uko nguko mu cyumweru agakoreramo amafaranga 5,000, agatangamo icya 10 cy'amafaranga 500. Muri ayo mafaranga agaturamo buri munsi uko yagiye ku rusengero, hanyuma akagaruka. Yamara kugaruka ukajya kumva ngo habonetse ngo igikorwa umusanzu, ngo mu kwezi ugasanga buri muturage bamukarikiye amafaranga ageze mu 15,000 ngo bagiye kubaka umurimo w'Imana. Ejo ukababona baguze za vewiti, bambaye amakositime meza, ariko wasanga bakristo babandi bashumbye, ugasanga ni abatindi bo kubabarirwa. Wafata urugero rwa hafi, ugasanga hirya leta yamufashe ngo nta mituweli agira. Iyi leta yavuze ngo, leta yabivuze neza, iravuga ngo ntabwo tukiri abakristo, turabayoboke, turabanyamuryango, kuko ibyo dukora uzasuzuma nusanga impamvu nkubwira ko ibi bintu ari indamu zabo baba bashaka. Kubera iki iyo ubuze amafaranga baguhagarika mu rusengero? No kubera iki? Uwo ni umurimo w'Imana ubisuzumye. Turi gukora umurimo w'Imana, ubuze amafaranga baraguhagaritse. Kandi Bibiliya iravuga ngo n'abadafite ifeza n'izahabu nabo mubareke bagire bate baze. Kandi urabizi aho bigeze ku uyu munsi wa none, ufite amafaranga niwe ugira ute, niwe wemegwa. Waba uri umunyabyaha, waba uri umukiranutsi, upfa kuba ufite amafaranga, upfa kuba ufite ifaranga zawe uzifite. Kuko reka mvuge ke kantu, ndibuka yabacu muri karitsiye mu byara ahantu hakure. Yego, hariyo umugabo sura nike cyaha adakora, hari dabura nko kwicana nibyo adakora. Yego, ariko ko afite amafaranga. Yego, ni bwa bukoroni bwo mu madini nakubwiye bwatiye mu Rwanda. Ni bwa bukoroni bwo mu madini, ni bwa bukoroni bw'iki bwo mu madini. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Bibiliya yaravuze ngo mu mahanga yose uyubaka agira ute, ngo agakora ibyo gukiranuka, ngo iramwemera, usibye no kumwemera ngo iramanuka ikagira ute, ikabana nawe. Birumvikana katuvuga ku ijambo rivuga ngo Uwiteka Imana igira ute, yongere igaruke kuza aho yaraje. Aho bigeze ku uyu munsi wa none kuba gikomeye mu gakiza, nta washinga urugo Imana itaragize ute, itaramujeho. Nta wabyara ngo aheke Imana itaragize ute, itaramujeho. Nta wagira amahoro iwe Imana itaragize ute, itaramujeho. Ntago igihugu cy'u Rwanda cyaba gifite amahoro kuba abaturage bari kugenda amahoro nta Imana itaragize ute, itakirimo. Ahubwo ndi kuvuga ngo Imana yongere igaruke, itwigishe uburyo dukwiriye kubaho, itwigishe uburyo dukwiye kubana n'abitwa ngo nibo batuyoboye, itwigishe uburyo dukwiye kubana muri sosiyete, itwigishe uburyo dukwiriye kugira ute, gukora umurimo w'Imana. Manowa niwe wasenze
marayika akimara kubonekera umugore we asenga Imana avuga ati Mana uwo muntu w'Imana wadutumyeho yongere agaruke muri twebwe, aze muri twebwe atwigishe uburyo tuzafata uwo mwana uzagira ute uzavuka. Nta wundi mwana bavugaga ni Samusoni, nta wundi mwana Manowa yavugaga ngo bazamenye uko bazafata, kuko ngo marayika yaramaze kubwira umugore ngo azaba ari umunaziri, ngo aravuga ngo atwigishe uburyo tuzafata iki kuri uwo mwana. Birakwiriye ko hano mu gihugu cy'u Rwanda twiga uburyo dukwiriye gukorera Imana, uburyo dukwiriye kubaho, ibyo dukwiriye gukora byose tukabikora dushingiye ku jambo rivuga ngo tuzi yuko tuzabona iki ingororano nitutagwa isari. Ariko ndagira ngo mbwire abanyarwanda abakurikira Pacifique TV, ndagira ngo mbabwire ngo Imana yongere igaruke ku buzima bwabo. Yaraje biragaragara. Nta waba ufite isura Imana itaraje, nta wabyara ngo aheke Imana itaraje, nta washyingira, nta washingirwa, nta wabyara ngo ashyire umugongo Imana itaraje. Yaraje irongera iragenda, ariko dushingire ku jambo rivuga ngo yongere igaruke itwigishe uburyo dukwiriye kugira gute, dukwiriye kunyura muri ibihe bigoye iki abagenzi bigiye kuza. Murakoze cyane. Ariko hari n'ikindi kibazo njye mfite, ngo iyo ufite ibibazo bikwegereza Imana, yego, ariko nanone ngo n'ibisubizo bigukura ku Mana. Birumvikana cyane. Nanone kindi nakubwira, burya n'ubu uri umukristo wa nyawe, ukaba uri umukristo wa nyawe uri muri uru rugendo, ntubone ufite intambara ziri kukugwanyaho, ntubone ibigeragezo birimo kuza, uzamenye ko utarimo gusenga neza. Ariko ikindi cya kabiri nakubwira, ko uyu munsi wa none reka dufatire kuri bara bakuru b'amatorero twahoze tuvuga, nuko bashumba muri runaka urugero rwa hafi. Araza asabana n'abaturage, yamara kubona imodoka, yamara kubona protokole, ushinzwe gutunganya ikoti igiye gutera agapasi ishati mu rusengero, kugira agahita amanika taburo, bagahita amanika itangazo ry'iminsi agomba kugira ute kubonana n'abakristo biwe, kandi kuza kugira ngo umubone ushobora guca nko mu biganza by'abantu barenze 5. Icyubahiro bamaze kukibona, barangije bacyaka Uwiteka Imana, kandi Bibiliya yaravuze ngo ndirahiriye ngo icyubahiro cyanjye nta muntu nzagira gute, nta muntu nzajya. Reka rero ikibake uzi mu kukibaka iribuze kugiha yafashe Dawidi ikamukura hirya mu ishamba, igatuma Samweli wahoraga aririra Sawuli. Irangije ibwira umugaragu wa Samweli, aramubwira ngo fata amavuta wuzuze mu ihembe, ngo ugende kwa Yesaya kuko niboneye uwo mutima ugira ute ushimye. Ndagira ngo nkubwire ko uyu munsi wa none Imana haracyari ba Dawidi, haracyari ba Mose itoranya ikavugana nabo. Kandi ikindi kibabaje giteye n'agahinda, abo ngabo itoye bo kuvugana nabo bari gukora ibyo Imana ishaka, abo ngabo ntago babashaka, barabaca mu rusengero ngo babagwanyije. Nibabona abakristo bari kukumva mwakubakana umurimo, baguce mu rusengero baguhagarike, bagushyiraho kesi ngo wakoze ikosa runaka. Turabizi, dufashe na za social media, ndi umwe mu bantu bazikurikirana cyane ni kuko nanjye nzibaho. Ugasanga ngo runaka ngo uwo bari bazi ujya kugaburira abantu akabahereza ibyo kujya ngo ni umuyobe, wajya gukiza umurwayi ngo ntago wabiherewe uburenganzira. Ni gute twakubaka umurimo w'Imana dukuyemo intambara zidashinga? Icyo nsaba nkasaba abanyarwanda, muri make nkasaba n'abakristo, nibakenyere batanyeganyega, amatabaza yabo agira ute, amatabaza yabo yake. Murakoze cyane. Kandi ikindi gikurikiyeho, iyatanze umwana wawe Yesu Kristo ikamutanga, izaburite kumuduhana n'ibindi byose, izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Kandi ikindi cyatumye mbabwira ngo dufite ubuyobe mu madini, dufite ubukoroni mu madini. Amafaranga dutanga buri munsi, nanjye buri munsi ndi umwe mu bayatanze, ariko njye aho bigeze ku uyu munsi wa none, imirimo itegetswe n'amategeko ntago njye nayikora. Naho n'abanyafite mu mufuko, umutima utampamya kujya kuyatanga ntago nayatanga, kuko uwo nkorera ndamuzi. Niba dukora uwo murimo, kuki abitwa ngo nabatambye? Hari ikibazo naje kuza kukubaza ngo niba twe dukora umurimo w'Imana tugatanga izo faranga, bo umugisha ni kuba tubwira ngo dutange buri munsi, bo umugisha bawukorera kuri ndi. Iki kibazo kirakomeye, ahubwo nanjye ikindi kibazo nashaka kukubaza, ese hari amadini amwe namwe bajya bafata nk'umuntu uciriritse cyangwa se umukene,
bakaza kumufasha. Ni kangaho uzasanga abapasiteri n'abaprofete bakura mu yabo akavuga ati nanjye umuntu hari icyo nkoze. Sagenda kicara ari imbere agatanga ryatangaza ati hari umuntu turafasha, ego bikarangira. ikibabaje kandi giteye n'agahinda, narijya tangazo atanga nta n'10% ry'amafaranga baba bagiye gutanga ye abarimo. Niba abakristo b'abagwaneza, ibintu byose by'ubu byajya mu maprotokolo atandukanye, ibaze kugira ngo basohore itegeko, bura unasuzumye neza baraba bagiye kubikora, basohora itegeko ngo niba mugiye gufasha nk'abantu runaka, niba mugiye kugemura kwa muganga runaka, ngo mugende itorero rigira ute ribandikire bivuge ko muri abayoboke baryo mugiye kugira ute gufasha abo bantu. Ariko icyo nkubwira cyo nta na yabo abarimo, ariko bakabitangaza kuri. Niyo mpamvu nakubwiye ngo bo inyungu zabo bari kwigwizaho ibyabo, bo imigisha kuki bataza ngo bayikorere muri twebwe. Imana imaze kubagirira neza, ni byiza. Nibaze imigisha bayikorere hagati muri twebwe, tubibone tuvuge duti koko ni umurimo w'iki, ni umurimo w'Imana. Nibaze imigisha bayikorere hagati muri twebwe. Niba bikora uko nguko, tuzubaka umurimo w'Imana ku buryo buri muntu uwo ari we wese ahari hose azafata akabona ko koko umurimo w'Imana tumaze kugira ute, turi kubaka ku rwego rugira rute rwumvikana. Murakoze cyane. Turagushimiye wowe ukomeje gukurikirana Pacifique TV show. Ngira ngo nizere ko wanyuzwe n'ibi biganiro batugejejeho. Murakoze. Ikibazo turacyakomeza, ntabwo ikiganiro turasoza kuko hari ikindi kibazo dufite dushaka kumubaza. Cyane no turakibanda ku madini n'amatorero. Ese ni gute abanyarwanda muri rusange bashobora kuba batandukanya umuntu urimo amavuta y'Imana cyangwa se imyuka ya daimoni? Ibyo abaprofete batarimo amavuta y'Imana pe, nanjye njya mbona. Yego. Usanga na amadayimoni yigende. Nabiro cyane ibyo. Hari abo nzi noneho yego bajya imbere. Yego. Yakubise ikintu cyitwa marikeri ya danje. Yego. Ari mu kazunga ka hatari. Yego. Ariko akavuga imirimo n'ibitangaza akakurondora, turumva wowe. Yego. Waje wicaranye n'umuntu mu modoka yakoze ibi n'ikimenyimenyi iwawe mu rugo. Hari utuntu bakunda kurishisha. Cyane cyane baba mama, abantu bakuze n'iki. Yego. Ndi kubona mu gitanda bitagenda neza. Yego. Kambabwire. Bisobanurire kuri ako kanya. Bibiliya iravuga ngo niba ushaka kugira ubwiza n'icyubahiro, ngo genda ukora ibyiza utagira ute ubudacogora. Kandi irongera avuga ngo mbe nabo ngabo muzabapimira ku mbuto bera. Muri karitsiye aho atuye, aho aturuka, ibyo akora birigaragaza. Ibyo akora twese turabizi. Niba ari umusinzi, ari umunywanzoga, ariko se mbere na mbere agaburiye bangahe nibura mu cyumweru kugira ngo aze kutubwira imirimo y'Imana? Afashije bangahe? Ni bande yishyuriye mutuelle de santé? Ni bangahe? Iyo impamvu igiye kubaca ikabirukana muri iki gisata, muri uyu muri kubona, irambiwe ubukozi bw'ibibi bwabo. Niyo mpamvu igiye kubirukana ikabakura muri uyu murimo. Ari bamwe mu baprofete nzi kugira muri karitsiye runaka ugasanga turamwana n'uwa profete runaka. Profete turamwana n'uwa profete runaka, ati nimba yarayimutereye mu cyumba cy'amasengesho nibyo ntazi. Niyo mpamvu agakora imirimo n'ibitangaza, agakiza ibirema bikagenda. Ni bwa bukoroni bwo mu madini bwo kwishakira iki indamu n'inyungu zabo ku giti cyabo, aho kuzishakira abo bagize ute, abo bashumbye nabo bayoboye. Ariko ngo bagenda kuri rya jambo ati mwumve ibyo mvuga nimurebe ibyo nkora. Abanyarwandakazi, Banyarwandakazi, bantu mwavuganye n'Imana, abahanuzi, abayevangeliye, umuntu uzakubwira ngo kurikirana ngo ibyo avuga ngo nturebe ibyo akora, uwo muntu mu muce mu mitima yanyu, mu muce no mu bitekerezo byanyu, uwo muntu ni ingunzu, ntimuzigere mumwumva n'umunsi n'umwe. Kuko none se niba ari mukurikize ibyo nkora, nimurebe ibyo mvuga, nimurebe ibyo nkora, siko bivugitse. Uwo ni umurimo w'Imana. Uwo si umurimo w'Imana, ni za ndamu zabo. Kadufatire urugero rwa hafi ku mugaragu w'Imana Dawidi yakoze ikosa
abara ubwoko bw'Uwiteka Imana. Imana iramubwira ati Dawidi wowe uri umushumba nagushiriyeho gushumba ubwoko bwanjye, none wakoze ikosa ryo kugira ute ryo kubara ubwoko bwanjye. Imana irangije ibwira Dawidi ngo ari ukugira ngo abantu bicwe na mugega no kugira ngo abantu bicwe n'inzara no kugira ngo abanzi bawe bakwirukankane iminsi 7 uhisemo iki. Dawidi kubw'ikosa yari yakoze, Imana irangije iramubwira ngo hitamo kimwe nguhanisha kugira ngo n'umunsi n'umwe utazagira ute utazigera wongera gutinyuka kugira ute kubara ubwoko bwanjye, kuyobera ku bwoko bwanjye nihamagariye. Banyarwanda kazi mbagire ngo mbabwire ngo Imana yubaha umuntu, yubaha ikiremwa cyayo, ikubaha umuntu wari we wese. Ubuzima bwose waba urimo, icyo waba uri cyo cyose, Imana irakubaha nubwo waba uririya hirya i Kadeshi y'i Baruneya, ukaba uririya hirya usuzugwe uri i Kadeshi, ukaba uri gusenga wumva ko amasengesho yawe atumvikana. Ndagira ngo nkubwire ngo uwashaka kwihaza icyubahiro cy'Imana agashaka kukugenda hejuru, Imana iraje imushire hasi. Nibwo Dawidi yavuze ngo aho kugira abantu bicwe n'inzara cyangwa abanzi badutere, ngo reka abantu bicwe n'iki, bicwe n'inzara. Ndagira ngo nkubwire ngo mu minsi 7 hapfuye inzovu 7. Inzovu 7 nizo zapfuye, bazi ibihumbi byapfuye kubwo kubara abantu. Imana irangije iramubwira ngo Dawidi we ngo nzakwigisha, iramubwira ngo nzakwigisha. Niryo jambo yamubwiye muri Zaburi, iramubwira ngo nzagira gute, ngo nzakwigisha, nkwigishe uburyo udakwiriye kwibagirwa ubwo uri hirya mu ishamba, udakwiriye kubyibagirwa. Natwe reka dukurure ubuzima bwacu bw'uyu munsi tutiteye ngo twavuganye n'Imana, turebe ngo mbese higiriya twari tumeze dute, turebe ngo mbese mu buzima bwacu bwa buri munsi tubayeho dute. Iyabwiye Dawidi ngo izamwigisha. Niyo mpamvu nanjye nashingiye ku jambo rivuga ngo yongere igira ute, yongere igaruke igira ute, itwigishe uburyo dukwiriye kubaho, itwigishe uburyo dukwiriye kuyisenga, itwigishe uburyo dukwiriye kugira gute, kuyitunganira. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo igiti cyatemwa haracyari ibyiringiro, haracyari ibyiringiro. Abanyarwandakazi, bakristo, banyamasengesho, abantu mwibumbiye mu magurupe atandukanye, haracyari ibyiringiro. Ndagira ngo mbabwire ngo iyadukijije urupfu rw'ibyaha, hari irindi sengesho nshaka kubabuza gusenga. Abakristo bo muri iyi minsi kubera guhora mu rusengero cyane, aragenda yagira mu rusengero kumva arasenze ibibazo byamurembeje. Uziko hari igihe umuntu agasenga isengesho ry'ihungabana, kubera ko umuntu inzara yishe, niyo agenda inzara yaramwishe, arakureba ukagira ngo ari kuguhengereza, yakicara mu ntebe akabura. ukibaza arimo cyangwa ntarimo. Noneho bitewe n'ibibazo by'ihungabana n'ababashumbye, niyo mirimo babahanurira bayishaka bayibura, yajya gusenga Imana agasenga Imana ngo Mana ngo naho ibindi wabireka ariko ukanyihera iki, ukanyihera ubugingo. Turi hano mu iyi si dukeneye byose. Bibiliya yaravuze ngo iyamuduhaye ngo izabura ute kumuduhana n'ibindi byose. Hanyuma ugasenga isengesho ngo n'ibindi bireke. Inzara ejo bundi ikakwica, watambika ngo Imana asenga iri he, ugasubira gusenga ngo ku musozi barakwanga. Ntago bakwanga, ni iminsi yakwanitse, wipfana abantu. Ndagira ngo nkubwire ngo iyanitse umuntu niyimwanura. Tujya tuvuga ngo ikinze urugi ngo nta warukingura, yanakinguye nta warukinga. Ndagira ngo nkubwire ngo uvuka umunsi wavutseho, yarize ubuzima uzanyuramo. Bibiliya ivuga ngo nimuhagayikishwe umutima ngo n'ibyago mugiye kuzagira gute, ngo mugiye kuzabona. Ngo kandi ndagira ngo mbabwire ngo ko uyu munsi wa none mu buzima turimo, tubaye mu buzima butwanariza kugira ngo dusenge Imana iri gukora imirimo. Tubeho mu buzima twizere, tujye gusenga tubone ibitangaza. Ndagira ngo mbabwire ngo abakoraga ibitangaza muri bya bice mwari mutuyemo n'uyu munsi wa none baracyahari. Ndagira ngo nkubwire ngo iyakijije bwa bugwayi n'uyu munsi iracyahari. Ariko reka tugume ku jambo rivuga ngo yongere igaruke, itwigishe uburyo dukwiriye kubaho, tugasenga Imana iri kugaragara, abantu ntibaduhuma amaso kubw'indamu zabo. Ubwo buzima nibwo dukeneye kubaho. Dukeneye kugira ngo dukore ibintu biri porofesiyoneri, biri kugira gute, biri kugaragarira abantu. Niba dusenze Imana tugasenga Imana ngo izakugaburira, ujye koko bigaragare biboneke. Ariko were kujya kubeshya ngo abantu Imana iragabura, hanyuma nugera muri quartier babona uri kugenda muri poses muri system ugenda zigizage.
aha urakoze kuba wabanye natwe muri iki kiganiro, ariko mbere yo kujya dusoze yego wabanza ugatanga nimero zawe za telefone abantu babasha kukubona. okay, murakoze cyane. Kubifuza kutubona, nimero za telefoni ni 0788 62 84 391 cya 0788 62 84 391 cyangwa bakatwandikira kuri WhatsApp 07933813 cyangwa mu kimwe bakadusura kuri Zaburi y'Ishimwe TV bagakurikirana ibyo dukora, ibiganiro bitandukanye tubagezaho hose, bakatwandikira muri komenti, twababona kandi twiteguye kubafasha gusenga Imana. Murakoze cyane. TV ni Zaburi y'Ishimwe TV. Zaburi y'Ishimwe TV, mugendeho mukande subscribe, mukoreshe musharing ijambo ry'Imana kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze utere imbere. Murakoze cyane. Wadusoreza udutera isengesho. Twatangiye tudasenza ariko dushaka kugira ngo dusoze dusenga. Murakoze cyane. N'ubundi gusenga nicyo gikuru, nicyo kiri professionnel mu bintu byose. Mana, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Mana urakomeye kandi uri gitangaza. Ubwo Abisiraheli bari bageze ku nyanja itukura, wabwiye Mose ngo nababwire ngo nibahagarare bahange amaso, ngo bitegereze bicecekere barebe icyo ugiye gukorera ubwoko ayoboye ashumbye abereye umushumba. Wabambukije inyanja itukura, bageze hakurya umukobwa Miriyamu araririmba ngo uhabwe icyubahiro ushimwe, ngo kuko ifarashi n'uwo yari ihetse bitikiriye mu nyanja bose bakaba bambutse. Dushingiye ku byo wadukoreye, dushingiye ku byo wakoze, duhamya tudashidikanya ko uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Zome efo edayi, uri Imana itegeka mu buzima bwacu, ibyari bitwitambitse bikavaho, ababuze ubwenge mu mashuri ukabubahereza, ababuze urubyaro ukarubahereza. Mana, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uri Imana. Aleluya, uri Imana itegeka bikaba, yavuga bigakomera. Dushingiye ku byo wadukoreye, dushingiye ku byo wavuze, dushingiye mu byatubaye, dushingiye naho twavuye, turahamya tudashidikanya ko uri Imana yumva gusenga, ukumva amasengesho. Kandi ikindi twibutse mu minsi yacu yatambutse, twibutse ubuzima bwose twabayeho, twibutse naho ugeze urimo gukora, twibutse tutagira tukivugira, twongeye kwibuka ibyo twanyuzemo. Nta bantu batwitayeho, nta kivugira tugira, nta jambo tugira, igihe kigeze uduhereza ijambo tubona icyo kuvuga. Iryo ni ishimwe tugushimiye. Ngakomeza kubana natwe, ukomeze kubana na buri muntu wese ugutunganiye, ukomeze kubaha icyo wasezeranyije ubwoko bwe kuzasoza, kandi imirimo myinshi n'ibitangaza bikomeza gukorekwa hagati mu bwoko bwawe. Dusenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Murakoze cyane. Watwibutsa amazina yawe kugira ngo abantu batangiye batayumvisha bashe kumva uko witwa naho bagusanga, uretse kwa ziriya nimero za telefone yaduhaye, aho bagusanga muri rusange. Mwakoze cyane. Bajye kuri YouTube channel ni Zaburi y'Ishimwe TV. Zaburi y'Ishimwe TV. Ni Zaburi y'Ishimwe TV. Binagoye iryo ugibagiwe wakandika Evangeliste Felix Tuyishime. Ibyo byose, ayo yose ni amazina makoresha, kandi bajyeho bakore subscribe, like, share na comment, basharinge, babikore, kandi umurimo w'Imana tuzawubaka kandi bizakunda. Mpamya nashidikanya ko ifite umugambi mwiza ku buzima bwacu. Nubwo ushobora gutekereza ko uyu munsi bitakunda, uyu munsi kambabwire naka, uyu munsi ushobora kububabaye, wumva ko nta kuntu byagenda, nta komeze, wibaza ngo uzabaho gute. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo iyakuye Dawidi mu shamba, Yesaya ise avuze ngo hari akandi kagahererezi karagiye inama, ikamwimika ikamugira umwami. Ifite umugambi ku buzima bwa buri wese. Mwakoze cyane. Icyo musabwa, mutunganira Imana, mukora ibyiza, Imana iraje kwigaragaza. Sawa, wakoze wowe wakomeje gushyira Pacifique TV Show, ibiganiro byacu ubusesenguzi n'amadini nakagaruka. Murakoze cyane. Murakoze cyane.